ibihe byiza ni mukomeza kubana natwe umunsi ku munsi, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndabasuhuje, ikaze kuri YouTube channel yacu, YouTube channel yanyu. So kabaye igihe cyari cyo kitaragera, igihe cyabaye igihe. Burya naje gusanga ibintu byose bibitse mu gihe. Nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga habaye amashyari, habaye inzangano, habaye gusebanya, gutukana, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane, byatumye ubwo RIB ifata umwanzuro wo kwinjira muri showbiz yacu nyarwanda. Ni nabwo umuvugizi wa RIB yavuze ngo showbiz ntabwo ari ikirwa ukwayo, nabyo biba mu gihugu. Ariko byabaye binini, turibaza ngo ubuzima bw'ikinyoma, ubuzima bwo gusebanya, ese koko showbiz tuyubakiye gusebanya, kwangana, gushyamirana no gushyira hanze ubwambure n'ibindi byinshi cyane? Icyo ngicyo nicyo twumvaga ko showbiz yacu ishingiyeho, kugira ngo views ziboneke kubera wasebeje umuntu, wamuvuze nabi, wamutatuye. Ariko nibyo bindavugaga hejuru ati igihe kiba kibitse ibintu byinshi cyane. Uwitwa Yago TV show, umunyamakuru Yago Pondati, w'umuhanzi Nyarwaya Innocent, ubwo yavuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda akajya gukomereza umwuga we muri Uganda, ntabwo byari byiza, ntabwo abanyarwanda twabyishimiye, ntabwo byari mu ishusho nziza cyane. Ariko yaciye bugufi, asaba imbabazi, yemera gushyira hamwe na bagenzi be. Mureke tubyumve muri buno buryo. Ntago ngewe nari nkwiriye kuri venjinga. So ibyo byose rero kubera kuri mukuru wanjye urabyumva, wenda waza no kumfashiriza mu bantu bawe ukababwira uti umujene umutima we uri down. My heart is very down bro. Umutima wanjye uciye bugufi. Nasabye imbabazi Jihadi, nasabye nawe, ndagusabye imbabazi by the way mu kiganiro nakoze ku munsi w'ejo. N'uyu munsi hari ikindi kiganiro bari buze kubona, kandi ntago zari imbabazi zo kwiyererutswa, ntago ari ibintu byo gucisha ku ruhande. No, ndashaka kubaho meranye neza na Phil Peter, ndashaka kubaho meranye neza na Sabe Isimbi TV, ndashaka kubaho meranye neza na Irene. Ibikosa byose nakoreye Irene akambabarira. Ndashaka kubaho meranye neza na Jihadi, ndashaka kubaho meranye neza na DJ Brian, kuko nasanze at the end of the day nta nyungu yabyo yo kuba nashwana nabo bantu, nta nyungu yabyo yo kuba nagirana ikibazo nabo bantu. Ari nayo mpamvu nifuza ko abantu bo kuri Instagram yanjye, ubwo ngize amahirwe nawe uyijeho, abantu bari hano bose ibintu nakoreye hano kuri Instagram, namwe murabyiyumviye. Uwo ni uwitwa Yago Pondati, ubwo yari ari kuri live ari kumwe n'umuntu bita Dumba na Kasuku. Nibwo noneho Yago no mu majwi ye no kuri live aze akabyera akavuga ati mureke inzangano, amashyari, gutukana tubivemo, ahubwo twubaka umuryango mugari nyarwanda, twubake industry, dusapotingane, dufashanye. Nibwo Yago noneho yaje agasaba imbabazi ba Jihadi, ba Emirene, ba Philipita, ba Disikema, ba Pionika n'abandi benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, n'abaraki n'abandi, kugira ngo twubake ya industry yacu nyarwanda. Niyo mpamvu bavuga ngo igihe kibitse ibintu byinshi, niyo mpamvu tugomba gushyira hamwe tugakora ibintu byiza cyane. Noneho nicyo kintu igihe cyari gitegereje. Ese turibaza ati Yago, noneho tugiye kujya mu bintu byinshi byiza, tuve mu matiko? Mureka noneho tubikomereze twumva ino video.